turashima uburyo bigenda byiyongera ukurikije imyaka yashize, tugenda tureba urugendo aho twavuye kugeza aho tugeze ku rwego rushimishije, ukaba ubona ko umubare w'amashuri mu by'ukuri ugerwaho na mudasobwa ushimishije, kandi tukabona n'uburyo bifasha abarimu n'abanyeshuri. Abarimu barazikoresha, bazifashisha mu kwigisha, mu gutegura amasomo, no kugira ngo bashobore no kuba bagaragaza neza ibyo bari kwigisha kugira ngo umwana abibone neza, cyangwa se no kugira ngo babone n'imikoro abana babahaye, bakaba bashobora no guhita babona ibisubizo mu buryo bwihuse, no kubaha ibisubizo by'ibyo bakoze n'uko bakoze. Abanyeshuri nabyo rero nabo birabafasha, kuko cyane cyane nabo bakunda kuba tuzi ibibazo by'ibitabo mu mashuri. Abanyeshuri rero bibafasha kuba bashobora kubona ibyo bitabo mu buryo bworoshye, mu buryo bwo gukoresha n'iryo koranabuhanga, ndetse n'andi masomo bahawe n'umwarimu, cyangwa se n'ibindi bitabo bitandukanye bishobora kubunganira mu byo biga. Navuga yuko n'izo mudasobwa mu by'ukuri, cyangwa se n'ababyeyi nabo ubwabo bashobora no gukoresha bimwe na bimwe mu bitabo dushyira kuri za mudasobwa cyangwa se ku rubuga ruhari, kugira ngo bibafashe nabo gukurikirana abana babo, bakurikirana amasomo yabo, cyangwa se no kuba bashobora kugera no kuri ibyo bitabo, bakabafasha kugira ngo bafashe mu mikoro yabo. Ku bijyanye no gutanga computer, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze gitanga computer mu mashuri. Izo computer rero iyo zigeze hano mu bubiko bwa REB, ntabwo zihita zijya ku bigo, ahubwo zibanza gutegurwa. Ikiba kigambiriwe ahanini ni ukugira ngo computer zigere ku kigo zihita zikoreshwa, bidasabye ikindi kiguzi ikigo cy'ishuri cyatanga kuri computer, yaba kuzishyiramo amasoftware y'ingenzi kugira ngo kibashe kuzikoresha. Computer iyo zimaze kugera hano turazifata tukazitegura. Icya mbere tuzikorera no kuzishyiramo amasoftware y'ingenzi akenewe cyane mu burezi, kugira ngo zizagere ku kigo zihita zikoresha. Iyo tumaze kureba ko computer zujuje ubuziranenge, dushyiramo software z'ingenzi. Iya mbere aba ari Microsoft Office, dushyiramo Office 365, akaba ariyo ikoreshwa cyane ku bigo by'amashuri, ndetse ikoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu. Nanone kandi ikintu ahanini tuba tugambiriye no gushyiramo amasoftware yujuje ubuziranenge kandi afite lisansi, kugira ngo abashe gutuma computer zikora neza, kuko ushobora kujyana computer ku kigo bagashyiramo software y'ababonye iyo ariyo yose, iyo software ikaba ishobora kwangiza computer. Iyo tumaze gushyiramo ayo masoftware y'ingenzi, noneho hakurikiraho kugenda tuzigabanya ku bigo. Ibyo ngibyo tubanza kubikorera muri systeme yacu dukoresha hano kuri REB, noneho kugira ngo tubashe kumenya iyi computer igiye kuri iki kigo, bizatworohere gukurikirana iyo computer no kumenya aho iherereye, no kubasha kuba twayibona mu gihe yaba ibuze cyangwa yibwe. Niyo mpamvu rero dushyiramo Intune, akaba ari software idufasha ku bijyanye na management y'izo computer. Iyo dusoje habaho kuzandikaho. Buri computer tugenda tuyishyiraho kode, akaba ari kode y'ikigo na kode y'iyo computer, mu rwego rwo kubasha kuzitandukanya n'izindi computer. Byumvikana ko iyo computer igiye ku kigo runaka iba ifite serial number yayo, ariko ikagira n'indi tag number tugenda twandikaho bitewe n'ikigo cyari cyo, kugira ngo computer za buri kigo zigende zitandukana. Ubu ngubu turi gutanga computer zo mu bwoko bwa Lenovo na computer zo mu bwoko bwa Asus. Mu kuzitestinga byagaragaye ko ari computer ziri ku rwego rwiza, zibasha gukoreshwa mu mirimo yose ijyanye n'amashuri. Ni computer abanyeshuri bashobora gukoresha byaba mu masomo yabo, byaba kwa accessinga urubuga rwa REB e-learning platform, yaba no kujya kuri virtual lab n'andi ma platform atandukanye abanyeshuri bakoresha, hamwe no gufasha abarimu, byaba mu training abarimu bakoresha, yaba mu gutegura amasomo bisanzwe ku ishuri, ndetse no mu yindi mirimo y'ubuyobozi bw'ishuri.
kwakira izi computer rero bizadufasha mu gushyira mu bikorwa pratique guteza imbere uburezi ifashwa aho abarezi bazazifashisha yaba ari mu kwigisha ndetse no mu gutegura yemwe ndetse binafashe n'abanyeshuri ibijyanye n'imyigire n'imyigishirize muri rusange zizadufasha bityo bizamura n'ireme ry'uburezi. Ni igikorwa twishimiye mu karere kacu kandi twumva natwe tuzakomeza gukurikirana kugira ngo turebe ko zikoreshwa neza icyo zagenewe. Kuri uyu munsi tumaze kwakira computer 640 zahawe amashuri 13. Ni computer zije zikenewe kuko abana barimo kwiga bakoresheje ikoranabuhanga cyane. Rero iyo tugize amahirwe tukabona umufatanyabikorwa REB cyangwa n'abandi bakaduhereza computer, abana bacu biga neza cyane ko amashuri yazihawe ntago yarasanzwe zifite, uretse ngira ngo harimo ishuri rimwe cyangwa abiri barasanzwe bafite nkeya, ariko akabona ko ari ikibazo bitewe na section zari zihari. Mu by'ukuri turashimira leta yacu uburyo ikomeje gufasha ibigo by'amashuri kugira ngo abana babone uburezi bufite ireme, ariko kandi tunasaba n'ubuyobozi bw'amashuri ko computer bahawe ntago ari zo gukingirana mu kabati, ni computer zo guha abana bakigiraho ndetse n'abarimu bakabasha gutegurira neza abana amasomo, ariko kandi bakanazirikana ko bagomba kuzirindira umutekano. Uko byaba bibabaje ishuri barihaye computer 50 cyangwa 55 mu kanya gato ukabona ngo izo computer zirabuze, byaba ari uburangare. Turabasaba ko bazifata neza bakazicungira umutekano, ariko abana n'abarimu nabo bazikoresha nabo bakazirinda ku buryo zizagirira abana akamaro ndetse n'abandi bana baturuka bazaba bakomokaho, cyane cyane abana bakiri mu myaka yo hasi. I take this moment to thank the Rwanda Education Board for being the most impactful within our education programs, because they have brought the computers which will help us in digital skills and also the technology which will influence our education system. I really appreciate them because they have brought us some computers. Mostly before it was not easy to get to access on computers because it was not enough, but now we can access it and we are really thankful. On the part of students and also the teachers, it will be impactful. These laptops also will help us to use the AI tools that like ChatGPT and other, and the Copilot or use from the Microsoft. This will help the students to explore their ideas also with the help of artificial intelligence. I think this will help the students also to have the developed skills and also ideas that are adopted from the artificial intelligence. Cyambere no gushimira REB iduhaye computers. Izi computers zizagira akamaro cyane mu myigishirize yacu. Cyambere mu isomo bwaryo rya computer ko dufite n'ishami ry'ikoranabuhanga MCE, hako n'isomo rya ICT ku bana bose. Ikindi nuko zizatugira akamaro mu myigishirize isanzwe y'andi masomo. Andi masomo bagomba kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga. Mu ma science no mu yandi masomo twigisha hano. Ikindi mbona gikomeye cyane izi computers zigiye kudufasha nuko twari dufite nkeya zidahuye n'umubare w'abanyeshuri dufite. Ubu buri munyeshuri noneho agiye kugira uruhare ku myigire iboneye no kugira access kuri computer. Ibyishimo bikomeye cyane ku kigo cyacu kuko zigiye kudufasha kongera ireme ry'uburezi. Duhereye kuri izi computer, kuri ibibazo byose bijyanye na library cyangwa bibliothèque birakemutse. Kuko turazi ko ibitabo byose bya REB biba bisetinzemo. Duhawe imashini zizafasha mu kwigisha abanyeshuri bacu binyuze mu ikoranabuhanga. Bivuze ko no mu mashuri ya primaire
aho bahawe computers uyu munsi nabyo bigiye kubafasha koroshya akazi kabo ndetse ubushakashatsi bwa buri munsi ndetse no kugabanya ibikoresho bakoreshaga mu buzima bwa buri munsi bw'akazi. Uburezi bugezweho muri iyi minsi ni uburezi bushimangira ikoranabuhanga mu cyo twita integration of ICT in education. Kuba rero abarezi ku ishuri ryanjye bagize amahirwe yo kubona iki gikoresho, icya mbere bagiye kwisanisha n'ikoranabuhanga rigezweho, ariko byose biganisha ku iterambere ry'uburezi ku ishuri ryanjye no gufasha umwana mu by'ukuri. Iyo tuvuze rero mudasobwa na ku ikoranabuhanga ntago bari mudasobwa gusa, hariho na murandasi. Kandi isi tugezemo mu by'ukuri, isi tugezemo ni isi y'ikoranabuhanga, aho ubona ko ibintu byinshi bikorwa cyangwa bikoreshwa n'ikoranabuhanga. Uburezi rero ntabwo ari bwo bwasubira inyuma, ntabwo ari bwo bwasigara inyuma, cyane cyane ko ubuzima bwose, ibyo dukora byose, aho duhera ni ku ishuri. Rero biba byiza ko twimenyereza no kuryifashisha mu byo dukora mu kwiga, ariko tukanamenya no kurihuza n'ibyo tuzakora, kuko n'iryo koranabuhanga tuzarikoresha no muri icyo gihe bikadufasha.